ariko ubwo nta soni ufite mawe kuki wakora ibi bintu igihe cyose nakuburiye waje kwirirwa wicaye aha ngaha hari ikosa unsanzemo jya kwamongana si ibyo jya kwamongana iyo wamongana oya ntabwo agenda ntabwo agenda se gute ufite ikihe kibazo urabizi neza ko abazizana ari ibwami kandi ariwe muntu ugomba kuba umugore wawe ugomba kumurongora none niba wirirwa wicaye n'abatindikazi n'abajakazi nta soni ufite nzakubwire gute ko bazizane ntamukunda ushaka gusebya ubwami bwa so kawe ngwino hano nkurikira uriya mutindikazi umenyera ahantu ataha umenyera aho arengeye nshaka kumenya ari umuntu ki ari uwahe ari bwoko ki mbabarira kandi ntutinde kumpa amakuru kundore niwe uri kwita umutindi bazizane si igikomangomakazi uyobewe neza ko ari we muntu ugomba kurongora uyobewe amasezerano twagiranye n'ubwami bw'iwabo ntabwo mukunda utegetswe kumukunda kandi uzamurongora dufitanye amasezerano n'ubwami bw'iwabo ko tugomba kugushyingira umukobwa wabo ntabyo uzi uyobewe ko nyina yaguye mu bwami bwacu ibyanyu ntabwo mbirimo ushaka kurimbuza ubwami bwa so nta soni wowe ko uteye kundebera uriya mukobwa harengeye mwamikazi ariko uriya mukobwa hari ibyo muziho umuziho ibiki ngo bamwita Kunduhore ni umukobwa w'umujakazi Nyiramahe none umuhungu wanjye atangiye gusara arimo kujya kubenguka umwana wo mu bajakazi hari ibyo ndaza kubyitaho yego mwamikazi Mwatinze twakuze abakuru bambwiye ko ngomba kwimuka muri iriya ndaro icyo nagira ngo mbabwire rero ibwami ndabona havutse urukundo rushya nagira ngo mugende mubwire umwamikazi ko atagomba kubigendamo bigura intege muri kubyumva we nase mubyeyi nta kintu umuntu yakora ngo bihagarare aho ngaho wisakuriza abakuru nta kintu kigomba gukorwa ko ibikorwa binkutse habaye ikihe kibazo se mubyeyi ibwami hari urukundo rushya mugende mubwire umwamikazi atumeho umwami kugira ngo azakurikirane bino bintu muri kubyumva turakumva mubyeyi umwamikazi mugende mubwire umwamikazi mwabyumvishe yego mubyeyi twabyumvise mugende mwihuse hembe rya data k'ibwami havutse ibibazo kiriya gikomangomakazi nkabona gifite imyitwarire itari myiza ibibazo turabikemura gute ibwami mwamikazi azizana aracyari hano ibwami yego aracyari bakeya none ko urukundo rwe na Gisa rudashoboka ko Gisa ari undi mukobwa yakunze abakuru banyeretse ko urukundo rwa Bazizane na Gisa rwose rudashoboka
babyeyi ibyo bintu rwose mubisubizaho mubikuye nta buryo na bumwe Gisa atabana n'abazizane rwose ntabwo byashoboka nanjye abakuru niko bambwiye mwamikazi urasubirayo ugenda utera izindi nzuzi ntako ntagize wongere ugerageze rwose mubyeyi turebe ko abakuru bagira ikintu bahindura kuko rwose Gisa aramutse atabanye n'abazizane ubwami bwacu bwaba buri aharindimuka ko hari urundi rukundo rushya nabonye ibwami urwo rukundo rushya ntabwo rushoboka tugomba gukora uko dushoboye kose tukarurwanya niko bimeze tugomba kururwanya agomba kurongora abazizane uko byagenda kose urukundo rwa Gisa n'abazizane rwose babyeyi ntako ntagize ababyeyi mugomba kureba ukuntu mubigenza rwose mugatera izindi mbuto izindi nzuzi mukareba ko rwose hari ikintu abakuru badufasha bakadusayidira none ko rero natumije nyoko hakaba haje wowe mama nawe uhari yajyanye ubutumwa mu nkore none akaba ari uje umuhagarariye yego Kunduhore uramuzi Kunduhore uramuzi waba umuzi cyangwa wijijisha ushaka kugira nk'utamuzi ndagira ngo mugutume ugende umumpera ubutumwa umubwire ko ntamushaka ku muhungu wanjye Gisa none se urumva none se mwamikazi Kunduhore ni rwo rukundo ndi kubona ibwami akundana na Gisa rushobora kuba ari rwo rukundo rushyashya ruri kugaragara ibwami rushobora kuba ruri kwitambika hagati ya Gisa n'abazizane rugatuma ibintu bitagenda neza kandi umuhungu wanjye agomba kurongora abazizane uko byagenda kose agomba kurongora abazizane uwo mukobwa rero ngo ni Kunduhore urimo kugenda yitambika hagati y'abazizane n'umuhungu wanjye natitonda ari we n'umuryango we bose ndabica ndabamara mwamikazi murakoze wabyumvishe nubwo utanyikirije bwose ugenda ubwo butumwa busohoze mubwire ko mwiyamye mama ibi ni ibiki ndi kubona ko pfukamye hasi wagira ngo bigende bite yakoze iki se ubu utangiye kumuvugira rero kubera yuko ubizi neza ko ari Kunduhore ari mukuru we mama usigaye waratakaje ubumuntu bigeze aha ubwo aratakaje ubumuntu cyangwa ndi kubungabunga ubwami bwacu none se yakoze iki umwana w'umukobwa ntumije wenyine aba ari uza none nawe utangiye kumuvugira kubera yuko uzi ko ari murumuna wa Kunduhore none se nyina wa Kunduhore yagukoreye irihe kosa ku buryo ubihora uyu mwana w'umukobwa ese wa muhungu usigaye ufite ikihe kibazo wibuka kuri igikomangoma ahubwo we mama ufite ikihe kibazo ku buryo utakaza umuntu bigeza ubu se ntabwo amabuye ari kumwica mu mavi koko ubwo umugiriye impuhwe se aya agura ukumva imbere ugenda tata wihangane sibyo yihangane iki ariko se reka nkubaze mama tugiye tuvugisha ukuri ibintu ntabwo ari byo rwose urabizi neza kuri igikomangoma cyangwa uba wabyibagiwe ndabizi ariko ntabwo bivuze gutakaza ubumuntu niba uzi kuri igikomangoma urirwa wirukanka mu batindikazi ushakamo iki ku buryo ubonye na murumuna we ukamumenya ugatangira no kumuvugira neza ngo bamupfukamishije bagize bate akoma aba bakene ntabwo ari abantu tuzabirukane noneho muri ubu bwami wavutse ibwami itandukanye n'abantu bavutse mu batindi Kabanyana ndakumva mwende hano twitabye hari ibyo ngiye kubabaza yego
munsubize mutambajije menshi, munsubize icyo mbabajije. Nshaka ko mumbwira umukobwa ukundana na Gisa. kubera icyo twamukubwira se igikomanga mu kazi. Mbere yuko njya kubabaza nababwiye iki? Nabwiye ko nashaka ibibazo byanyu. Munsubiza ikibazo mbabajije. Ese muzi icyo ndi cyo hano? Yego turakizi. None iyo uba wanga kumumenya mana yanjye. Ese murashaka kwirukanwa hano? Aka kanya mbirukane mu bibone. Oya gikomangoma. None ninde mukobwa ukundana na Gisa? Nshaka ko mumumbwira. Umukobwa ukundana na Gisa. Gikomanga mu kazi rero. Umukobwa ukundana na Gisa. Ese ibyo ndi kubabaza nago muri kubyumva? Turi kubyumva gikomanga mu kazi. Aha, none harabura iki ngo munsubize? aho kugira ngo twirukane dufashe icyemezo ko tugiye kubikubwira. Mugire vuba nyine. Uriya mukobwa yitwa Kunduhore, ni umukobwa w'umujakazi Nyiramaye. Ariko none ngo yego, ariko none ntakina nabona. Ushatse kuvuga ko Gisa akundana n'umukobwa w'umujakazi? Yego. nibyo. Reka mbabwire mwa bakobwa. Nago nje ndi gukina namwe. Nshaka ko mumbwiza ukuri. Ibyo muri kumbwira murabizi neza? Yego turabizi, tubihagazeho n'amaguru yombi. Niko bimeze rwose. Gisa ari gukundana n'umukobwa w'umujakazi? Yego. Uwo mukobwa ngo yitwa Kunduhore. Kunduhore. Yego. Mwajya kumunyereka? Twakugezayo nta kibazo. Twakujyana tukajya kumukwera. Gisa njye niyiziye ibyo kumbwira ngo urakundana n'uriya mukobwa w'umujakazi. Yaba ari umujakazi yaba ari iki ntago bindeba. Cyambere no kugomba kundongora.